ni nk'amafaranga angahe ushobora ugereranye nibura byibura nko ku kwezi ukavuga uti ushobora kubona aya mafaranga ku kwezi iby'amagifuti gusa gifuti gusa ku kwezi nibura ubwo naguye manka nabonye make. Ese TikTok mu Rwanda irahemba cyangwa ntabwo ihemba? Cyo ni ikibazo cya mbere. TikTok mu Rwanda twe irahemba ko ngewe duha n'amafaranga cyane cyane rwose kuko nikora buri munsi nibyo bintu mporamo ariko biterwa nyumva ngo kureka ubundi kureka ni ibiki mureka iki kureka kumva kureka abantu bo mu cyaro barabizi kureka biva ku mureko iyo imvura iguye ku rubaraza hari igihe utegaho ikintu cya kintu kikajyamo amazi urumva icyo gihe uba ukoze umureko uba uretse uwo waje kureka amazi urayabonye. Natwe rero tureka iki gifuti yego PayPal ukajya wibikura waba utabishoboye we akayiguha ukayinjiza muri TikTok warangiza ugahita ufata ya madolari ariho kuko biriya bintu byose baduha bibyara amadolari ugahita uyashyira kuri PayPal nawe agahita ayabona agahita ayataransifera kuri banki ye akayakura kuri banki ye akayakohereza kuri nimero yawe y'inyarwanda. Ikindi hari n'abantu ikindi no kwiyemera bura ntabwo ari byiza bura nta kintu kibi nko kwiyemera ukene ibyo bintu bibi nabonye bibaho. Hari umuntu yemera akennye bura kwiyemera ukennye biba bibi kuko ngewe ntabwo nzi kwiyemera nshonje mpita nkubwira ati rwose ibintu byakaze nka gift nk'umunsi wa mbere cyangwa se ninde muntu uba kuri TikTok waguhaye gift nini kavuga ati gift kabisa niyo ya mbere nini baho mbonye yaraguye iyo gift yanganaga gute? Nafashe ama gift menshi ariko umuntu wamaye gift nini ariko nkanjye iyo mfite umwanya neza nge ndahostinga kuko nshaka guhostinga amasaha nibura 6 kuzamuka. Amasaha 6 ukayamara kuri live telefone ntiyaba yashyushye? Ntago telefone ishyuha ntago telefone ishyuha. Ubwo waba ugifite ibintu byo kuvuga ukibwira abantu? Amasaha 6 nge ntago njya mbura ibintu mvuga. Ni nk'uhe muntu kuri nk'umuhotsi ukunda guhostinga cyane aho bati umuntu umubuze kuri TikTok byambabaza ninde? Kuri TikTok ni benshi ariko nk'umuntu tumaze igihe dushaka kuba tumaze igihe kinini nibazana kuri la myuka bikancanga. Undi muntu nanone buriya nubaha ara kuri Vale kuri TikTok nayinkoresheje ngo Vale ntabwo byabimenye nanjye kubaza ngo Vale ni biki. Undi muntu ufungura live ikintu mukundira ni kimwe nayivuye igira amategeko kandi amategeko ye ntago aba ari mabi kumva ndanamwubaha. Mporana afite umukunzi ntago afite umukunzi? Nta mukunzi mfite. Mporana aheruka mu rukundo ryari? Ashize umwaka ugiye kuzura nibwo aheruka mu rukundo. Umukunzi wawe niki kintu cyatumye utandukana nawe? nimba ufite ibihumbi 50 uri umukobwa ubwo ni ijanisha njyanyeho ngiye ngombe mfite ijana ntabwo nabyemera. Ubu ntabwo wakubona umukobwa ukurusha amafaranga? Ngwiki ibibazo rero nyine mbaza abantu bindi by'amatsiko. Mporana nayo ni imanzi cyangwa si impano? Mporana yari yakoresheje ku gakingirizo cyane yagakoreshejeho? Ni nako nkoresha. Ibyiza by'agakingirizo ni ibi? Ikiza cy'agakingirizo hari ibintu abantu hari imvugo zaje za kino gihe ngo
ngo kurira bombo mu ishashi no kutayirira mu ishashi ngo bura ngo kutarira bombo mu ishashi ngo nibyo byiza ariko buri ndarihamije wangu nka mitsingi zingahe dupeti 24 ye gake mukumva gake uri kumva nk'abantu mwe Hello bakunzi ba Channel ya TV Rwanda, reka nongere mbifurize ibihe byiza, mbifurize amahoro y'Imana, mbifurize kugubwa neza cyane, mbifurize umwaka mushya muhire, ndetse mbifurize gukomeza kumererwa neza. Wewe wamaze gukora subscribe, Imana iguha umugisha, nawe utarakora subscribe ndagira ngo ukandeho. Uyu munsi uribaza uti none nkuzaniye nde? Nkuzaniye umuntu umeze gute? Uri kugenda ubibona neza cyane, ni umusore yambaye neza, yambaye agakweto keza, ipantaro nziza nkuko muri kugenda mubibona. Mukameramana araza kugenda amutwereka gake genda yitonze. Tugiye kuganira nawe, tugiye kuba tujyana nawe ikiganiro kigiye gitandukanye, araza kuba agenda atwibwira. Salama papa wanje, brother wanje, umeze gute? meze bo Umeze neza cyane. Ubusanzwe witwa nde? Ubusanzwe niyo mazina yanjye, ni nayo nkoresha. Ubundi ngiye banyita Eric Nkorana nayo. Bakwita Eric Nkorana nayo? We witwa nde none? Kuri TikTok nono nkoresha Nkorana nayo. Yes, abyanze ko gatoya cyane avuga ati kuri TikTok nitwa gutya. Uyu musore rero tugiye kuzana, uyu musore nakunze kugenda mubona inshuro nyinshi kuri TikTok. Nakunze kugenda mubona ahantu henshi ku live agiye atandukanye. Uyu munsi nifuza kumuzana kuri kamera za Channel TV Rwanda kugira ngo tuganire, tumenye ngo bimeze bite. Tugiye kuganira cyane rero ku buzima buba kuri TikTok cyangwa se ku rubuga rwa TikTok. Ni rwo rubuga tugiye kuganiraho uyu munsi, kugira ngo abantu benshi bagende basobanukirwa ese ubundi kuri TikTok bihagaze gute. Ndaza kujya ngenda mubaza ibibazo bigiye bitandukanye kugira ngo abantu benshi baze kugenda basobanukirwa, ibintu byose bize kuba bigenda neza cyane. Eric Nkorana nayo, uyu munsi uri umwe mu bantu bazwi kuri TikTok, cyane ku bantu bakunda gukurikira amalive agiye atandukanye. Ese TikTok mu Rwanda irahemba cyangwa ntabwo ihemba? Cyo ni ikibazo cya mbere. TikTok mu Rwanda twe irahemba, ko ngewe duha n'amafaranga cyane rwose, kuko nyikora buri munsi, nibyo bintu mporamo, ariko biterwa ku bantu bakoresha amalive. TikTok irahemba, banabona n'amafaranga. Cyakoze hari n'abandi bantu bakoresha TikTok wenda bisikororingira gutya bazamuka, bo nibyo nyine nta kintu babaha, kuko mu Rwanda TikTok ntabwo iraba monetize. Bo ku bantu bakoresha amalive, amabox game, ku bandi bantu twakwita kureka. Riraja mu njya ryumva hariya njya ryumva ngo kureka. Ubundi kureka ni ibiki? Mureka iki ko kureka kumva? Kureka abantu bo mu cyaro barabizi. Kureka biva ku mureko. Iyo imvura iguye ku rubaraza hari igihe utegaho ikintu, cya kintu kikajyamo amazi, urumva icyo gihe uba ukoze umureko, uburetse waje kureka amazi urayabonye. Natwe rero tureka iki? Bwifute. Yego, nibyo nendaga no kukubaza. Hari igihe njye nyura ku malive nkabona nyine hari utuntu tw'indabyo turi kugenda tuzamuka, nkabona n'utundi tuntu yo tano. Ese ariya niyo mafaranga? Ziriya nizo gift babahaze mukazivunjamo amafaranga? Bimeze gute? Turiya tuntu tw'indabyo nabyita nk'amafaranga, kuko uriya muntu uri gutanga utuntu tw'indabyo aba yashyizemo kadi ye ya banki. Iyo ari kudutanga kuri banki aba ari kuvaho amafaranga. Nawe raduhaye, iyo ushaka ko nawe uradutanga cyangwa se ukatubikuza amafaranga. Hari abakoresha cyane mu Rwanda kubikuza dukoresha PayPal. Kuko PayPal bajya numva bavuga ko mu Rwanda mukoresha tekinike kugira ngo muyibone. Mu Rwanda ntago PayPal hakora, kuko ntago wapfa kuyafungurira, biragoye. Urayifungura ariko n'ubundi uko biri kose uba ibintu byose uri gukoresha biba ari nk'iby'umuntu uri nko muri Amerika.
kuko aguha nimero ye cyangwa se email ye akaba ari byo ukoresha ugafungura PayPal ukajya wibikura. Waba utabishoboye we akayiguha ukayinjiza muri TikTok, warangiza ugahita ufata ya madolari ariho, kuko biriya bintu byose baduha bibyara amadolari, ugahita uyashyira kuri PayPal, nawe agahita ayabona, agahita ayataransifera kuri banki ye, akayakura kuri banki ye akayakohereza kuri nimero yawe y'inyarwanda. Nkawe wakoze neza, ukavuga uti nagiye kuri live, nabonye abantu bampa gift. Ubwo urumva bisaba yuko ubona abantu baguha gift, utabonye abantu baguha gift nabwo wafunga live, birumvikana yuko utapfa kubona amafaranga. Ni nk'amafaranga angahe ushobora ugereranya nibura nko ku kwezi, ukavuga uti ushobora kubona amafaranga ku kwezi iby'amagift gusa, gift gusa ku kwezi nibura. Ubwo naguye manka nabonye make, amadolari 200. Ariko urumva yuko niba ari ukoreho TikTok iri mu kazi, ahubwo nanjye bandangire. Ayo ni make, kuko buriya ukwezi ntabwo kwashira nibura utabonye amadolari 200. Uko byamera kose wihirinze ukavuga uti ndihiringa ku ma live, ndajya nzenguruka. Erega njyewe n'ubundi ni live, ntabwo njya ndeba video z'abantu, keretse nk'iyo nshaka kuruhukamo gakeya, ariko nabwo ndeba video z'inshuti zanjye z'abantu nanjye nkurikirana cyangwa se ngiye bankurikirana. Yego. Urumva amadolari 200 amafaranga menshi, nagana amafaranga make cyane, kuko urumva ko ni gace cyane wajya gukorera umuntu. 280 by'amanyarwanda. Ni 280 by'amanyarwanda. Urumva yuko ntabwo wajya gukorera umuntu winjiza mu mafaranga na gutyo, kuko ntabwo wambwira ngo urajya kwirwa ushera n'umuntu wakicara ngo na internet, kandi nta kindi kintu gusaba uretse kuba ufite telefone na internet gusa. Na internet nta kindi na kibazo na kimwe. Bivuze ngo rero urubyiruko rumwe na rumwe usanga rufite telefone ariko utazi kwibyaza umusaruro, ubwo mwagira gute? Mwayoboka TikTok. Niriye banga ukoresha kugira ngo ubone abantu baguha gift? Ibanga nkoresha narindi, sinibanga kumva. Hari igihe ariko umuntu aba yisanze ari kameze, ni ukumenya kubana neza n'abantu, ukamenya kubana neza n'abantu mutanduranya. Ikindi hari n'abantu, ikindi no kwiyemera bura ntago ari byiza. Bura nta kintu kibi nko kwiyemera ukene. Ibyo bintu bibi nabonye bibaho. Hari umuntu yemera akeri? Bura kwiyemera ukennye biba bibi, kuko ngiye ntago nzi kwiyemera nshonje. Mpita nkubwira ati rwose ibintu byakaze, ibintu byakomeye, nawe ugahita uvuga uti muhungu wanjye reka ndebe ukuntu ibintu byagenda. Zira gift batanga inshuro nyinshi nabonye ziba zitanganya amakoyini, ntago ziba nka gift nk'umunsi wa mbere, cyangwa se ninde muntu uba kuri TikTok waguhaye gift nini kavuga ati gift kabisa niyo ya mbere nini baho mbonye? Yaraguye iyo gift yanganaga gute? Nafashe ama gift menshi, ariko umuntu wamaye gift nini Diane. Yitwa Diane, tunamusuhuze cyane, ndanamukumbuye, nta nubwo muheruka muri no minsi. Yarabuze niyo muntu yamaye Lion, yamaye Lion, ariko ntabwo ari umuntu wamaye gift nyinshi kuri TikTok. Ariko niyo gift nini wowe icyo gihe wabonye? Niyo gift nini nafashe. Buriya nka Lion bifite nk'iyo bayiguhaye birimo nk'amadolari angahe? Lion kuyiricaginga ayiricaginga amadolari 312. 312. Iyo ibirimo ibihumbi 29,999 by'amakoyini. Yego. Iyo baguye kuri live yawe uhita ugabanyamo kabiri. Ni ukugaburamo kabiri. Ubwo nuvuga ngo ni bya ubwo urafata ibihumbi 10, urumva 29,999, urumva harimo ibihumbi 14 gutyo na magana. 14 na magana. 14 na magana harimo amadolari 140 na.
kuko ikoini rimwe ubwo ngo amakoini 100 ubwo amakoini 100 ubwo yaba ari idolari rimwe sibyo ubwo oya no ukuntu bira bintu bibarwa ku bantu bakoresha amalive sibyo ko hano ni kuri YouTube wenda aho abakoresha TikTok barabizi iyo wafunguye live gift baguhaye ugabana na TikTok twara kimwe cya kabiri na TikTok igatwara ikindi kimwe cya kabiri ubwo muragabana none iyo baguhaye iyo baziguhereye kuri live y'abandi nk'ubu nkawe wafunguye live nka joininga ngewe TikTok already ako kanya yo irabanze gakuraho kimwe cya kabiri cyayo noneho wowe wa hostinze live ugakuraho 15 kwijana noneho nawe ugahita usigarana ibisigaye ubwo wowe tutwara 35 nuba ngewe join inzira live yawe ngewe nkazaho bakampo gift ntago TikTok agaburamo kabiri gusa uvango yabanze gakuraho na yahoze n'umunayo kimwe cya kabiri ubwo ni 50% yatwara yego ya 50% asigaye uwa hostinze yo live itakuramo 15% nawe ugahita usigarana 35%. Urumva ari uko rero ubwo abantu benshi muri iyi minsi nkunda kubona abantu benshi bari gukora ama live urumva yuko rero gukora live ashobora gukora ibyo byunguka cyane kurenza kuba umuntu ari kuri pano hejuru gukora live birunguka kurusha ko umuntu ari kuri pano hejuru ariko gukora live ntabwo bishoboye n'abantu bose gukora live urumva uhosting ufite icyo ubwira abantu uba ufite icyo ubwira abantu kandi ikindi uba ugomba gukora live nibura ikazaho abantu hari igihe wakora live n'abantu ntibazi ariko nkanjye iyo mfite umwanya neza nge ndahostinga kuko nshobora guhostinga amasaha nibura 6 kuzamura amasaha 6 kuyamara kuri live telefone ntiyaba yashyushye ntago telefone ishyuha ntago telefone ishyuha ubwo waba ugifite ibintu byo kuvuga ukibwira abantu amasaha 6 nge ntago njya mbura ibintu mvuga yes ni byiza cyane rero turi kumwe na Eric tugenda tuganira ku buzima cyangwa se ku bijyanye na TikTok akenshi benshi ibibazo byinshi bagenda bibaza bakavuga batemeze bite ese ikintu cyitwa ngo TikTok International urakizi njya numva abantu benshi ugasanga hari nk'amakomantere njya mbona ahantu henshi ngo mwazamfashije ngo mukamfungura ngo TikTok iri international ese iriya TikTok itandukanira he n'izindi TikTok iriya TikTok umuntu wese ubikubwira ngo international ni scam uri mu Rwanda ni scam kuko ubu TikTok ihemba mu bihugu bitarenze 6 rero ashobora kuyigukorera akayifungura ariko n'ubundi amategeko TikTok igenderaho location yawe n'ubundi bahita barayibona yego ubundi ku bantu bakunda gupostinga amavideo ubundi nibura video 3 ku bantu bari monetize iyo zagize views 100,000 video zitarenze 3 nibwo izo video baguhemba ku kwezi izo video baraziguhembera nibura buri video yagize izo video 3 zagize views 100,000 nago zigomba kurenza ukwezi mu kwezi niba postinzemo video zikagira views 100,000 barabiguhembera ariko uri muri bya bihugu biri monetize mu Rwanda nago bikunda ndakeka muri Afrika nta gihugu ndakeka menya ari oya Kenya nayo ntago iri monetize biragoye ntago iri monetize uko ni monetize twajya twarabimenye ntago bari monetize okay aho ni sawa cyane urumva yuko bivuze ngo ku muntu uri mu Rwanda ku mujene mu Rwanda cyangwa se n'undi muntu ushobora kuba yabona audience y'abantu yayoboka inzira ya TikTok akiga gukora ama live ndetse no gusabana n'abandi bantu ubu kuri TikTok kugira ubone amafaranga nibura ni kuri live gusa umuntu uri mu Rwanda cyangwa se uri muri Afrika ni kuri live nko kuri TikTok ninde muntu uvuga uti uyu muntu mubuze kuri TikTok uyu muntu rwose mubuze nakumva mpangayitse ati niwe muntu wenda nk'urugero ni umuhosta nkunda kujya kuri live cyane ni nkuhe muntu
kuri nk'umuhost ukunda guhostinga cyane bavuga ati umuntu umubuze kuri TikTok byambabaza ninde kuri TikTok ni benshi ni benshi ariko nk'umuntu tumaze igihe dushobora kuba tumaze igihe kinini ni Emisinopu Emisinopu niwe muntu hostinga amasaha 4 ku munsi ndakeka so wundi uburyo ukunda gukora live ari kogeza umupira none wari igihe mba ndiho natambuka nko muri karitsiye hari ukuntu uba ugiye nko muri karitsiye kugurayo nk'akantu ukagenda utwaye nka telefone abantu bakambaza se iyo ni iyihe match iri kuba ndamunyuraho nanjye nkahita mbabwira ati reka ntabwo ari match ndamunyuraho yanibazana kuri ramyuka bikancanga undi muntu nanone buriya nubaha ara kuri Vare kuri TikTok nayinkoresheje ngo Vare ntabwo byabicanze nanjye kubaza ngo Vare ni biki undi muntu ufungura live ikintu mukundira ni kimwe nayivuye igira amategeko kandi amategeko ye ntago aba ari mabi kumva ndanamwubaha bamwita Kamanzi n'umupapa Kamanzi reka nkoresha ikinyarwanda ni igitsina gore yego ntabwo ari igitsina gabo ubwo nakumvise ubwo habayo gift nyinshi ubwo no kuzaza ntabwo ari gift kuko we yazima atazima nta kibazo ngiye ndamwubaha nkunda ukuntu nyine nkunda vibes ndamwubaha uretse nyuma yo kuba wenda wakoraho n'amafaranga kuri TikTok waba warahakuye inshuti we ukavuga uti ibya byose kubera ukuntu abantu kurumva abantu muri hosting amasaha agera muri 6 ugerageza kubara abantu mu bantu umunsi ku munsi haba hari nk'inshuti wahakuye wenda ukavuga uti nahakuye inshuti tuba abavandimwe bigenda neza TikTok nahakuye inshuti ari izo mu Rwanda ari n'iziba hanze kumva nahakuye inshuti pe nahakuye inshuti ikindi nahakuye inshuti ushobora kuba arangiriye akamaro yo hanze irihangana ntago ndi bukoresha izina ikoresha kuri TikTok yego ntago ari ngombwa tumumate yitwa none ngiye gukoresha amazina yo mu buzima busanzwe yitwa Ange Uwimana wow that's good aho ni sawa cyane ibyo bintu aba ari byiza aba ari na byiza cyane kandi biba binakenewe rero yo nazanye mutumirwa hari tubazo tucyanye namubaza twamatsiko kuri we kugira ngo abantu wenda banasobanukirwe uwo muntu waje ni ibibazo biba byoroshye aba ari ibibazo rwose byoroshye nkakubaza ugahita unsubiza uri tayari tubikore nta kibazo twagiye ndasubiza ibyo nshoboye cyangwa se Morana ni umupapa ni umusore ni umusore Morana afite umukunzi ntago afite umukunzi nta mukunzi mfite Morana aheruka mu rukundo ryari hashize umwaka ugiye kuzura nibwo aheruka mu rukundo umukunzi wawe ni iki kintu cyatumye utandukana nawe yanciye inyuma waramwiboneye cyangwa warabyumvise naramwiboneye amaso ku maso tukiri kuri icyo kintu ngewe ntabwo numva amabwire ngewe mba nifitiye proof zanjye nyine ku buryo nyine ngewe ibintu ndabyikurikiranira ukavuga uti ngewe ntabwo umuntu azambwire ngo bimeze gutya ngo runaka ngo niyo wabana hamubonye kubimbwira ibyo ntabwo bihagije keretse ngewe mbyiboneye okay yagusabye imbabazi ntabwo yagusabye imbabazi icyo gihe yarazinsabye ariko bitewe n'uko nabibonaga ntabwo
ntago nashakaga ko, ntago nigeze nshaka ko bikomeza. ntago washobora kumubabarira. Hapi. Uyu munsi bibaye ngombwa ko usubira mu rukundo, ni iki kintu wasaba umukobwa muzakunda? Uwo muzakunda ashobora no kureba kino kiganiro. None ndabizi ubu ngubu hari n'abayegisi barimo bazakireba. Sibyo ko bazankanda amaso ariko nakunda. Ariko njyewe nta nubwo ari ngombwa ko musaba. Njyewe ikintu nanga ni ukunshitinga. Kuwucitinga? Icyo kintu nanga. Kuko nkanjye njyewe biragoye gucitinga umukunzi wanjye. Ariko njyewe ngufasha uri kunshitinga biba birangiye. Yes. Nta n'imbabazi wanjye. Nta n'imbabazi. Proof pfa kuba nzifitiye nawe ubwawe unabyemera, kuko ntabwo wabihakana. Ntabwo wabihakana kuko n'ubundi nawe ubwawe uba ubibona. Ariko ntabwo nkunda umuntu unshitinga. Mu bibazo by'amatsiko tukiri aho ngaho, umwana w'umukobwa aramutse akwisabiye urukundo akakubwira ko agukunda kandi ashaka ko mubana, wabyemera? Byaterwa. Ese ubu nkubitanye n'umuntu hano ahita ambwira ngo nshaka ko dukundana, naba muzi se? Byaterwa nuko twaba tuziranye. Turamutse tuziranye hari igihe, ariko biba ari ngombwa ariko ntago kubimbwira ntago nabyemera. Njyewe mba ngomba kukwibwira ko ngukunda, ukabinyemerera cyangwa se ukanayinera nkayirya indobo. Wakemera gukundana n'umukobwa kurusha amafaranga? Wapi. Ntago nabyemera. Ntago wabyemera? Ntabwo bakora umukobwa kurusha. Yes, kugira ubyemere reka nanga urugero ruto. Nimba ufite ibihumbi 50 uri umukobwa, ubwo ni ijanisha njyanyeho. Ngiye ngombe mfite 100. Ntabwo nabyemera. Ubu ntabwo wakora n'umukobwa kurusha amafaranga? Ngiki? Nese bya bitwaye iki? Byose ari ugufatanya. Oya, reka. Ikindi nanaraburiremo n'abantu. Ubwo ni umuceri. Umene. Hari abahungu maze kubibona. Ugasanga ngo njyewe umukobwa aramwibwira ati njyewe nkunda, uri kumva? Icyo kintu nkwisabiye n'inkwano, nzaguha amafaranga, wowe uhita uyatanga, ube urayankoye. Urumva uwo mukobwa aba yikoye. Nimba uri umuntu w'umugabo uhagaze n'amaguru abiri wambara ipantaro, ntabwo wakakwiye kujya gukwa umukobwa amafaranga yaguhaye. Oye, none se ari ubufatanye se? Erega umukobwa ashaka gukunda afite amafaranga, avuga ati rero uyu musore ndamwikundira, wenda reka dufatikanye, wenda ejo nawe ubuzima buzahinduka. Buriya mwafatikanya mu bindi cyangwa se mu bindi bintu, ariko inkwano nk'umuntu w'umugabo witegura kuba umugabo uba ugomba kuyishaka. Wenda agufasha ibindi, cyangwa se mwanagera mu rugo akagufasha mu bindi bintu, ariko buriya inkwano ihiringe uyibone. Mu bindi bibazo nkomeza kugenda nkubaza ibibazo by'amatsiko bindi. Uheruka mu rusengero ryari? Haciye amezi 4. Meruka mu rusengero ndi gusengera aho bita Imuhanga. Haciye amezi 4. Ubundi se ubusanga usengera he muri hedini? Njye ndi umukatolika. Uri umukatolika? Niryo dini navukiyemo, naryo nakuriyemo. Narabatijwe, ndahabwa, ndanakomezwa. Mbere hari n'indi mirimo nakoraga, nabaye umuhereza. Wegeze ko umuherezaho? Yego, namba n'umusomyi. Abakatolika ubwo barabyumva. Ariko nyine bitewe n'ubuzima, umwanya bigenda byanga
bigenda byanga, ariko n'ubundi ku cyumweru, buriya ku cyumweru nta nubwo nza no kuri TikTok maza gake, ubundi ku cyumweru ntabwo mba ngomba gukorana n'ikintu mba nemerewe no gukora. ubu uri mu rugo cyangwa wagiye nibereye mu rugo? mu rugo gusa. nakunda ubu muri make ubwo wowe wikurikira wenda nese ujye ukurikira misa wenda ukavuga ati nubwo ntagiye gusenga ariko uyu munsi habaho YouTube ziba ziri kubitambutsaho ujye ubikurikira. Okay. ngira ntabwo mfite Bible, igitabo, ariko muri telefone yanjye buri birimo. Mu bindi bibazo rero ngenda mbaza abantu bindi by'amatsiko, Mporana nayo ni imanzi cyangwa si imanzi? Ntabwo ndi imanzi. Ntabwo uri imanzi? Yego. Mporana yari yakoresheje ku gakingirizo cyane yagakoreshejeho? Ni nako nkoresha. Ibyiza by'agakingirizo ni ibi? Icyiza cy'agakingirizo, hari ibintu abantu, hari imvugo zaje za kino gihe ngo kurira bombo mu ishashi, no kutayirira mu ishashi, ngo bura ngo kutarira bombo mu ishashi ngo nibyo byiza. Ariko buriya iyo ukoresheje agakingirizo ari nacyo kazi, uba wirinze ibintu bibiri: indwara no kubyara utabiteguye. Okay. Ibindi bibazo, Mporana anywa agasembuye cyangwa ntakanywa? Yego kumana, hano ntabwo harimo ji. Nuvuga ngo winywera. Okay. Winywera agasembuye? Ya, ninywera agasembuye. Unywihe nzoga? Nkunda Mitsingi. Wanyweye ukavuga uti nanyweye kabisa narihamije, kumwe bavuga ati ndarihamije, wanywa nka Mitsingi zingahe? Dupeti 24. Ye. Gake ukumva, gake uri kumva. Mwabantu mwe aka kantu muzagakate abanyarwanda mundere, unywa peti Mitsingi 24 nenye. Ku bantu dushaka kuba twarasangiye barabizi. Ngewe noneho ndi muri ba bantu banywa isaha zo gufunga saa 7 zagera, tukajya gushakaho, tuhita dufata moto tukajya gushakaho bakesha. Peti Mitsingi 24 none se reka nese ubwo zaba ziri kujya hehe? Reka nkubaze, nimba mera wenda nka saa 12 za nimugoroba, saa 7 zikagera aho bafunze, tukajya gushaka hane nkata wenda bukacya, ubwo ariko ntabwo icyo gihe ntabwo ari mu masaha y'akazi, ni cyagiye ngewe mvuga ngo ngiye kujya kugira gute kunywa akantu. None ubwo urumva bwacya nyweye zingahe? Uheruka guseba ryari bitewe n'inzoga? Ntabwo se buranda byita guseba. Nigeze kujya ahantu ndi kumwe n'abantu, urumva hari ukuntu umuntu aguhamagara, ariko bitewe hari ukuntu umuntu aba ari mu kazi, wenda adaheruka nko kuryama, uwo muntu arampamagara, yari inshuti yanjye, kandi ukumva uwo muntu ntago mwareka guhura, kandi uwo muntu nawe anywa agasembuye, arangurira, bigezemo hagati numva nyine umubiri unsabye kuryama, numva ndarushye. Uwo muntu arambwira ati, nahise musaba ko ngewe nyine, urumva nawe yaranabibonaga ko narushye. Yego. Yahise ambwira ati, jya mwira modoka yanjye ubu uryamye. Ndagenda ndaryama mu modoka. Urumva icyo gihe ikintu nyine, urumva ikintu cyabayeho, nasize umupampe wanjye. Yego. Birangira ndyamye, sibye ko n'ubundi narabyutse, babyita gutera konge. Yego. Narabyutse turakomeza. Urongera ufatiraho kandi bari bamaze kumva wabaye? Buri inzoga zivurwa n'izindi. Ye? Inzoga ese ko numva wa buri kazizi? Oya, ntabwo ndi kazizi. Ariko buriya waraye usinze, ukabyuka ku bajene bishoboye, ukaba ufite nk'agafirigo iwawe, ukaba arimo nk'akamitsingi gakonje, ukabyuka ukagasoma, buriya nta kibazo, ugahita urenzaho akantu k'akaboyiro.
kandi n'ubundi bezo yazakwishe ntago inzoga ngewe ntago zijya zinyica kuko ngewe mbyutse mbyuka ndi muzima. Ya mbyuka na nahangova njya ngira mbyuka ndi muzima. Mu bindi bibazo by'amatsiko ngenda mbaza abantu uheruka kuvugana n'ababyeyi bawe ryari? Mu kanya maze kuvugana na Viye. Ejo ngomba no kumugeraho. Ugomba no kumugeraho mugasangira bonane cyane. Bonane ugomba kwirira mu rugo cyane. Aho ngaho bari sawa cyane, ibyo bintu bari sawa cyane benagize. Rero reka ngushimire, twabanye neza kandi wakoze cyane kuza kuri Shana TV Rwanda. Ngewe ibintu abara akagaruka umunsi ku munsi tugomba kubana kandi nzagenda nkomeza mbazanira abatumirwa bagiye batandukanye. Wakoze cyane, umwaka mushya muhire hamwe wowe n'umuryango wawe. Uyu mwaka uzakubera umwaka w'umugisha kandi uzakubera umwaka w'umunezero kuri wowe. Wakoze cyane. Ciao ciao.